Tekereza umuntu abwirwaga ko ubumuga bwe buzamubera inzitizi yo kugera ku nzozi ze, nyamara uwo muntu mu gihe gito akaza kuvugwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga, agahora n'icyamamare cyari cyaramubereye icyitegererezo, ndetse amashusho ye akarebwa na miliyoni z'abantu. Uwo ni Enoch Uwizeye, uzwi cyane nka Kagarara cyangwa Ashton Small. Mu gihe abantu benshi batekereza ko ari ugusetsa gusa, we yari ari kubaka izina rye buhoro buhoro kugeza igihe isi yose yatangiye kumumenyera. Uyu munsi tugiye kureba amateka ye, uko yatangiye, imbogamizi yahuye nazo, impamvu abantu bamukunze n'amasomo ubuzima bwe butwigisha. Turasoza twasobanukiwe neza Kagarara uwo ari we. Nimba ariko yari ubwa mbere wari wisanze kuri umurongo mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, cyo usabwa ni ukana subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gusobanukirwa n'ibyegeranyo mba naguteguriye. Ye mugiye kubana ndi Topa, uhawe ikaze. Enoch Uwizeyimana ni umunyarwanda wamamaye kubera gukora amashusho magufi ku mbuga nkoranyambaga. Azwi cyane ku izina rya Kagarara, kandi abantu benshi ku isi batangiye kumwita Ashton Small kubera uburyo yigana imyitwarire n'imyitozo bya Ashton Hall. Nubwo afite ubumuga bwo gukura ari mugufi, ntiyigeze yemera ko bumubuza gukora ibyo akunda, ahubwo yabuhinduye kimwe mu bintu byamuha umwihariko. Yego nibyo ubuzima bw'umuntu ufite ubumuga ntibworoha, ariko hari igihe abantu bamusuzugura, bakamuseka cyangwa bakamubwira ko atazagira kure. Ariko Kagarara yahisemo kudaha agaciro ayo magambo. Yabaye umuntu ukunda siporo, akora imyitozo ngororamubiri, kandi ahora agaragaza ko ubushobozi bw'umuntu budaterwa n'imiterere y'umubiri, ahubwo buterwa n'ibitekerezo n'umuhate. Mu ntangiriro yatangiye akora amashusho yo gusetsa no kwidagadura. Bimaze kubona uburyo Ashton Hall akora amashusho agaragaza imyitozo, discipline n'ubuzima bwa buri munsi. Aho kwigana gusa, Kagarara yabihaye umwihariko wa Afurika. Yakoraga amashusho asa na Ashton Hall ariko akoresheje ibikoresho n'ubuzima bisanzwe byo muri Afurika, bigatuma abantu babifata nk'ibisekeje ariko binahanga. Ariko nanone hari ibintu byinshi byatumye abantu bamukunda. Icya mbere ni originality. Nubwo yigana Ashton Hall, yashyiragamo umuco n'ubuzima bwo muri Afurika. Icya kabiri ni confidence, ntiyaterwaga isoni n'ukasa. Icya gatatu ni editing nziza n'uburyo yubakaga amashusho ye. Icya kane ni consistency, yakomeje gukora content buri gihe aho gucika intege. Nyuma yo gukora amashusho menshi, imwe muri iyo video yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Mu minsi mike gusa abantu babarirwa muri za miliyoni barayirebye, abandi bayisangiza inshuti zabo. Icyo gihe nibwo izina rya Kagarara ryatangiye kurenga u Rwanda rikagera no mu bindi bihugu. Nyuma yo gukora ayo mashusho, Ashton Hall ubwo yarayabonye, yatangajwe n'uburyo Kagarara yari yarafashe style ye akayihindura uburyo bushya. Ntiyahagurikiye aho gusa, ahubwo yifuje guhura nawe imbora nkubone. Ibyo byabaye kimwe mu bihe by'ingenzi mu buzima bwa Kagarara. Mu mwaka wa 2026 bahuriye muri Ghana, bakoranye imyitozo, bafata amashusho, baganira ibiganiro, ndetse bakorana na content bari kumwe. Aya mafoto na video byakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga, byabaye ikimenyetso cyerekana ko internet ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Abantu benshi bibwira ko kugira ngo umuntu abe icyamamare bisaba amafaranga menshi, ariko Kagarara yagaragaje ko creativity ishobora kurusha amafaranga imbaraga. Yatangiriye ku bintu byoroshye, ariko kubera kudacika intege no gukomeza gukora, yageze aho isi yose imumenye. Ubuzima bwa Kagarara butwigisha ibintu byinshi. Icya mbere, ntukagire isoni z'ukomeze. Icya kabiri, ntukareke abantu ko bakubwira ibyo udashoboye, ahubwo wowe jya ubyibwira. Icya gatatu, koresha impano yawe. Icya kane, igihe ukomeje gukora ibintu neza kandi udacika intege, amahirwe yawe araza. Nubwo amaze kugera ku rwego mpuzamahanga, benshi bemeza ko uru ari urugendo rugitangira. Naramuka akomeje guhanga udushya, gukorana n'ibyamamare no gukomeza kubaka izina rye, ashobora kuzaba umwe mu banyafurika bakomeye cyane mu bijyanye no gukora content. Inkuru ya Kagarara si inkuru y'umuntu wagize amahirwe gusa, ni inkuru y'umuntu wahisemo guhindura inzitizi amahirwe. Yerekanye ko umuntu ashobora kuva mu buzima busanzwe akagera ku rwego mpuzamahanga binyuze mu guhanga udushya, gukora cyane no kutigera ucika intege. Iyo niyo mpamvu uyu munsi izina rya Kagarara cyangwa Ashton Small ritakivugwa mu Rwanda gusa, ahubwo rimaze kumenyekana mu bihugu byinshi. Ese wowe ni irihe somo rikomeye ukuye muri urugendo rwa Kagarara? Sangiza igitekerezo cyawe, kandi niba ukunda ibyegeranyo nk'ibi, komeza kudushyigikira kugira ngo dukomeze kubagezaho inkuru nk'izi zidasanzwe. Nimba ariko rero bwa mbere wari wisanze kuri umurongo mugari byegeranyo mu Rwanda, cyo sabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gusobanukirwa n'ibyegeranyo mba naguteguriye.
njye mwumvaga ndi Topa naho ubutaha.